Igitondo cyiza tubahaye ikaze mwese abakunda ikiganiro Matin kandi twishimiye kubana namwe muri iki gitondo cy'umugisha Kristo aduhaye. Umwami wacu Yesu Kristo abanezeza aho muri hose, abahe umugisha uturuka mu biganza bwe, mu bituro bwe bwera, buri wese ubwo buturo bwe bwera umusesekazeho umugisha wo mu Mana, umugisha wo mu bwami. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Uyu munsi nabwo dufite umugisha wo gusangira ijambo ry'Imana. Ariko mbere ko dusangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mwami Yesu, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo tugira buri munsi. Data uhabwe icyubahiro. Muri iki gitondo rero tuje imbere kugira ngo tugirwe neza nawe. Ngwino ubane natwe, ngwino tugire neza, ngwino dusobanure, ngwino twigishe, ngwino twongeremo imbaraga abacitse intege, tubone imbaraga zituruka muri uku gusenga kwacu k'iki gitondo. Izina ry'umwami wacu Yesu rikomeze guhabwa icyubahiro, nk'uko yaraza abane natwe adusobanurira, twigishe kandi twumvire, tugendere mu bushake bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Igitondo cyiza, embo Matin à tout le monde. Inshuti zanjye zose, abakurikira ikiganiro Matin, mugenda mwiyongera umunsi ku wundi. Ndabishimira Imana, muri mpamvu ituma tudacika intege. Umwe cyangwa babiri batatu bareba ubutumwa bwiza, muri mpamvu ituma tudacika intege, ituma buri gihe twumva twasangira namwe ijambo ry'Imana. Kandi nibwo buryo bworoshye bwo kubikora, kuko ntabwo byakora ko umuntu abararika mwese aho muherereye ngo muze dusangire ijambo ry'Imana mu cyumba kimwe. Ntabwo byakunda. Dushima n'Imana yabashije kuduha ikoranabuhanga kugira ngo umuntu abe ari hano, namwe muri aho muri mubashe kumukurikira. Ni umugisha ukomeye cyane. Uyu munsi turasoma mu gitabo cyitwa Kuva, igitabo cya Mose cyitwa Kuva, ibice byawo 8, umurongo waho wa 16 nasoma imirongo mikeya. Ndera ku murongo wa 20 ngeze ku murongo wa 23. Aravuga ngo, Uwiteka abwira Mose ati, uzazinduke kare mu ruturuturu uhagarare imbere ya Farawo. Azaba asohoka ajya ku ruzi, mubwire uti, Uwiteka aravuze ati, reka abantu banjye bagende bankorere. Nutabarekura nzaguteza amarumbo y'ibihugu, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe n'amazu yawe. Amazu y'Abanyegiputa azuzura amarumbo y'ibihugu, bizimagize ubutaka bwabo. Kuri uwo munsi nzarobanura igihugu cy'i Gosheni, aho ubwoko bwanjye butuye. Amarumbo y'ibihugu ye kubayo, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka uri hagati y'isi. Kandi nzashyiraho itandukanye hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. Haleluya. Ni ibyago, murabizi, ni ibyago bigera mu byago 10 Mose yahawe ibwiriza ryo kujya kwatura kuri Egiputa. Iki cy'ibibugu rero ni icyago cya kane. Icyago cya kane ni icyago cy'ibibugu. Ariko mesaje nshaka kuvuga hano muri iki cyago cya kane ni mesaje cyane cyane ishingiye nanone kuri detail Imana itanga, irimo iha instruction cyangwa se amabwiriza Mose yuko ari bubigenza. Aho tuzagende ujya imbere ya Farawo, azaba ari mu ruturuturu, uzagenda ari mu ruturuturu. Ntabwo uzagenda ari mu kabwibwi, naho uzagenda ari ku muhingamo w'umugani w'Abarundi, izuba ryaka. Oya, uzagende mu ruturuturu mu gitondo cya kare, ugende mu ruturuturu uvugane nawe. Ntabwo byoroshye guhabwa ano mabwiriza ugasa nkaho uzindukira ku mwami ugiye kumubwira ano makuru. C'est très agaçant. Ni ibintu mu by'ukuri très énervant, byiteshamutwe. Niko umuntu yavuga mu Kinyarwanda cy'uyu munsi, niteshamutwe kuzindukira ibwami mu ruturuturu ugiye kubaha amakuru mabi, kandi batagushaka, ubwoko bwawe batabushaka, request batayishaka. Ubizi neza ko request batayishaka, ariko ukazinduka mu ruturuturu ugiye imbere y'umwami umushyiriye inkuru mbi nk'iyi ngiyi y'ibihugu. Ukavuga ati, Uwiteka umwami wacu umuremyi w'ijuru n'isi arantumye ngo nkubwire ko nutarekura ubwoko bwa Isirayeli, igihugu cyose kiri bube covered n'ibihugu. Ahantu hose ari bube covered, ahantu hose ari bube covered n'ibihugu. Noneho umurongo wa 22 akavuga ngo, kuri uwo munsi nzarobanura igihugu cy'i Gosheni, aho ubwoko bwanjye butuye. Amarumbo y'ibihugu ye kubayo, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka iri hagati y'isi. Ariko ngo ubwoko bwanjye nzarobanura ahantu nzabushyira, kandi hazitwa Gosheni.
hazitwa Gosheni. Nzarobanura ahantu nzagushyira kugira ngo umenye ko ndi Imana iri hagati mu isi. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Vuga ngo Farawo yakomeje kwinangira umutima, ariko yari afite ibintu byinshi bimwemeza ko arimo adiringa n'inyabubasha imurusha ububasha. Yarimo adiringa n'inyabubasha imurusha ububasha. Iyo aza kwemera hakiri kare bitarinze kugera ku byago 10, reba ukuntu byasabye ko bigera ku byago 10 kugira ngo yemere ko arimo adiringa n'inyabubasha. Harimo abantu bamwe na bamwe batamenya Imana dukorera imbaraga ifite. Natwe hari igihe tujya ducika intege tukagira ngo hari dukorera Imana ya fake imeze nk'ibindi bigirwamana byose. Abantu tujya ducika intege tukamera gutyo, tukaba turi abakristo tugasenga, ariko ugasanga mu kwizera kwacu ntabwo kwazamutse ngo kugere kuri plafond, kugere ku ijana kugira ngo Imana imanukire kudutabara no gukora imirimo n'ibitangaza Imana igomba gukora hagati y'abayizera. Nibwira ko igitangaza ubwacyo cyo kuba ibibugu byarakavarinze ubutaka bw'abanyegiputa, ariko ntibikavaringe ubutaka bw'abana b'Imana, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu cyerekana ngo we have been set apart. Natwe turi ubwoko bwatoranijwe, turi ishyanga ryera. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mu izina rya Yesu Kristo wankurikira muri kiganiro Matin, nawe umwami wacu Yesu Kristo agire ahantu agukura agushyira ahandi. Haleluya. Kugira ngo utanduzwa, kugira ngo utaba covered n'ibyago biteye aho hantu, n'ibyago biri aho hantu, n'imivumo iri aho hantu, na za karande ziri aho hantu. Kandi ko byagenze murabyibuka no mu gihe cya Aburahamu niko byagenze. Imana byasabye ko Aburahamu arandurwa mu bigirwamana by'iwabo, ajya ahandi hantu kubw'itegeko rya mwuka Imana yamutegetse. Ava aho ngaho muri iyo gakondo mbi y'abatizera Imana, ajya ahandi hantu yagombaga kubana n'Imana. Hari ijambo rimwe dusoma kuri Aburahamu rivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanizwa no gukiranuka. Ariko icyo tuba tuvuga kinini cyane muri uko kumuhanizwa no gukiranuka ni uko yagiye yumvira Imana atazi uko biri bugende. Yagiye yumvira Imana atazi uko biri bugende, ariko umutima we 100% ugakora kuri plafond, ukavuga uti nizeye Imana ko iza kubikora, kandi Imana koko ikabikora. Murabizi urugendo rwa Aburahamu ni urugendo abantu benshi n'abatizera bararuzi uko ni inkuru zikunda kuvugwa kenshi. Natwe uyu munsi muri iki gitondo nagira ngo uhamagare kwizera Imana kugira ngo biguhanirizwe no gukiranuka. Wizere Imana ko ibyo yavuganye nawe no kubikora izabikora, ibyo yavuganye nawe no kubikora izabikora, kandi ngo uzaza azaza, ntabwo azatinda. Muri iki gitondo nagira ngo ngiye ngushyiremo imbaraga za mwuka wera, zituruka kuri mwuka wera binyuze muri iri jambo ry'Imana dusohoye muri iki gitondo, ngo nawe Uwiteka abasha gukura aho uri hakuniga, hatuma udahumeka, hakubuza ubuhumekero, akagushyira ahandi, akakuvana muri coverage mbi y'ibibugu, y'ibikurya, y'ibikubuza amahoro, y'ibikubuza amahwemo, hanyuma hagushyira ahantu ubasha gutuza. Sinzi niba abantu bize muri secondaire, bamwe murabizi ahantu habaga ibintu bimeze nk'imperi, bamwe bavuze ati imperi, ibindi ngo biheri, bimwe biba mu gitanda muri matora. Abanyeshuri barabizi, abenshi barabizi. Ugasanga byabariye ari umuvandimwe wanjye wari uzi kubirwanya cyane, ugasanga byabariye ntibahumeka, ibintu wazimya itara bikakurya, waricana ukayoberwa aho bigiye. Ibyo bintu muri interina mu masegonderi byarahabaga cyane. Hari igihe uba uri ahantu rero hameze nk'uko nguko, hari ibintu biza bikakunyuza kandi ukumva turi comfortable rwose, wabuze amahoro, ntushobora gusinda, ntushobora guhumeka. Aho ngaho ni mu isi y'abadayimoni, ni mu isi ya Satani, aho ni mu byaha. Dusaba Imana kugira ngo idukuremo aho, iturandure, idushyire ahantu heza tubasha gutuza, dushyire ku musozi wa Gosheni irobanuye, kugira ngo dutureho tugubwe neza, maze yerekane ko ari Imana iba hagati hano mu isi. Haleluya. Iryo jambo nifuza kubaha, kandi ngo nzashyira itandukano hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo nicyo kimenyetso kizababaho, muzakirebesha amaso yanyu. Nzashyira itandukaniro hagati
y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Haleluya. There is a difference. Hari difference iri hagati y'abakristo n'abatari abakristo. Hari igihe ubutumwa bwiza tubwinterpreta mu marangamutima yacu ntushaka kumva icyo Imana itubwira. Niyo waba ugifite ibyo uhanganye nabyo, ukirwana nabyo, mu ngeso za kamere, mu ngeso z'ibyaha, ntabwo ukwiye gutesha agaciro ubutumwa bwiza bw'Imana, kuko ubutumwa bwiza bw'Imana ni ukuri. Abo Kristo yarobanuye, they are set apart and they are meant to be different. Ntabwo twavuga ngo twahawe ubuntu bw'Imana butabasha kudukiza, butabasha kutwambika isura nshya, butabasha kuduha amagambo mashya, butabasha kuduha ingeso nshya, butabasha. Niyo mpamvu tuvuga ngo uyu munsi muri iki gitondo nawe usenga Imana, ugire ikimenyetso kikwerekanaho mwuka w'Imana, ugire ikimenyetso kikwerekanaho imbaraga z'Imana, ugire ikimenyetso kikwerekanaho ubutsinzi, ugire ikimenyetso kikwerekanaho amavuta y'Imana. Nuvuga abantu babone Kristo, nukora babone Kristo, ntibabone kwihimbaza. Hari abantu benshi banga gukora mu ruhame, bavuga ngo turakora abantu bahita babona turimo turihimbaza. Oya, iyo ukora wimbaza umwami wacu Yesu Kristo, niyo abantu babibona ariko babona na Kristo. Haleluya, babona na Kristo. Niyo ukora abantu babona Kristo, kubera ko umwuka ubiherekeje ni umwuka wo kugandukira Imana, ni umwuka wo gukunda Imana. Kristo akurandure ahantu uri hatuma utabasha gukorera Imana wagutse, agushyire ahantu ubasha gukorera Imana wagutse. Nanjye nibyo nsaba Imana. Hari amahitamo twa tugiye gukora n'umuryango wanjye yo kuva hamwe tujya ahandi, ariko Imana yatubwira ati ntabwo ari cyo gihe, mugume aho muri kugira ngo mukomeze muhakorere Imana. Ntabwo nifuza kuva ahantu ndi kubasha gukorera Imana ngo njye ahantu ntabasha gukorera Imana. Nubwo naba mbona kashi nyinshi, nubwo naba nguwe neza, ariko sinifuza kurandurwa ahantu ntabasha gukorera Imana, kuko umurimo wanjye ni ugukorera Imana, umurimo wanjye ni ubuvugabutumwa, umurimo wanjye ni ukuvuga Kristo, kandi azaduhemba abakorera Imana neza, azabahemba avuga Imana neza, Kristo azabahemba. Dushobora kubitekereza mu buryo bworoshye, tukabibona mu buryo bworoshye, ariko azaduhemba. Ndetse no mu ijambo ry'Imana rivuga ngo no mu isi tuzabona umugabane w'ibyo twakoze, nabwo azaduhemba, azaduha umugisha. Rero kandi tubikiwe n'ubugingo buhoraho, kandi ngo abahamagariye benshi ku gukiranuka kw'Imana, ngo abo ngabo bazarabagirana kandi bazaka nk'inyenyeri. Uwiteka gushyira ahantu ubasha gukorera Imana mu buryo ki nawe uzarabagirana ukaka nk'inyenyeri. Agushyire ku musozi wawe aho ibihugu bidashobora gukavaringa, agushyire ku musozi wawe aho utandukana n'abanyamatiku, aho utandukana n'abanyendambi, aho utandukana n'abanyamagambo, aho utandukana n'abanyerari, aho utandukana n'abantu bagusubiza inyuma, bagukinagaza. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Mwami Yesu, turagushimye kuri umwami kandi dukunda. Girira neza abadukurikira mu kiganiro Matin, utanga umugisha, utanga ihumure, utanga amahoro. Umugisha wawe ku bantu bawe bose, kandi ubakura aho bari badahumeka, badafite ubuhumekero, bashyire ku musozi Gosheni, aho bishimira, bakumva ubuneza yawe, bakumva amahoro yawe, bakumva assurance y'amahoro aturuka kuri wowe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Gendana natwe, tubereshe umucyo wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugire umunsi mwiza. Yesu akunezeze.